nahagurutse njya muri Zambia kubera ikibazo cy'imibereho, ngiye gushakayo uburyo bwo kwifasha no gufasha umuryango mu kazi ka business. Nagiye muri Zambia mu 2012, nari mfite amadolari 4,000. Naragiye sinigeze ntinda no mu bucuruzi kuko nari mfite ikibazo cyo kuba nari nasize famille kandi nari mfite impamyi yo gukoresha imbaraga, nkabona nanjye amafaranga ntarenga mu ntera narindimo. Uburyo nagiyemo ntabwo nagurishije isamba, ahubwo nagurishije imodoka, tugurisha utuntu twari dufite, tundi ibikoresho byo mu rugo. Hari utundi tuntu twari dufite agasaro imushaka, ahantu bita imushaka, nayo turayigurisha. Niyo mafaranga twagiye dukoresheje. Yagezeho visa barayinyima, amadolari banyaka adahwanye nayo banabwende bwishyure. Bayinyimye ndavuga nti sindi bugaruke, ndagenda ninjirayo, iyo visa ntayifite, mvuga nti nzayigura ngezeyo. Uwari wese akambwira ati ahangaha tuhaba gutya byangombwa ntabyo, nta nubwo ari ngombwa, ariko ku bwanjye nk'umutekano wanjye nkumva ko ngomba kugaruka asubira nkaba mu buryo bwemewe n'amategeko. Amazeyo ibyumweru 2 ntaramenya n'ururimi, mbona ndi umuntu w'umugabo ntashobora kwisigara nicaye ku mugabo mugenzi wanjye, mpitamo kwirukanka gutangira gukora ubukazi k'ubucuruzi. Mbifashijweyo n'abanyarwanda bariyo, naratangiye ubucuruzi nk'uko bisanzwe, ndagerageza ndakora, nari mazeyo imyaka 2. Ndagenda ngura shop irimo n'ibintu by'ibinyobwa byinshi by'inzoga kuko ari byo bozo bakunda, ndacuruza. Ariko ubwo ubona uwo twaguze yarambwira ati ntago birangiye, uzakora amadolari ndagarura agaciro, unyishyure andi madolari nk'igihumbi. Twumvaga ngo hari ahantu runaka hapfuye umuntu, mu gitondo bakabyuka bagasanga umuramba ahantu, bagasanga bamukereye. Ahandi ukumva ngo dutambutse none hano none dusanze hari umurambo w'umuntu, ati naye bamukereye. Bivugwa gutyo nyine biza kuba ikintu gikomeye muri icyo gihugu, bikajya bibabaza abanyanja ku buryo wategaga na hiyasi waba uri mu modoka bakureba sinzi ikintu kibabwira ko turi abanyamahanga, bagahita bakuvuga ngo mutumariye abantu, twavuga ati twebwe ntabwo ibyo tubizi. Ese ko muvuga ko tubamariye abantu, twebwe abacu bari gupfa bari kwicwa n'abandi? Nyine rukabura gica, ugasanga abantu ari twe twavuga ko abacu bari gupfa, nabo bakavuga ngo ababo bari gupfa, bakavuga ko ari abacu babica, ariko twavuga ko ari ababo batwicira abacu. Bihera gutyo nibwo byarangiye habayeho kiriya kibazo, bavuga ngo bari kwihorera ngo abaforena nibo babicira abantu. Nuko amakuru agenda, nuko twirukanse tutazi ikitera icyo kibazo, nyine ari ibihuha gusa. Niba ari ibihuha, niba ari ukuri nta wabimenya. Tariki 18 ndibwira, ariko wa mbere nibwo habayeho ikintu gitunguranye tutari twiteguye cyo gusahura abanyamahanga. Hari abanyamahanga batandukanye, ariko abenshi bitirirwaga abanyarwanda nubwo atari bo bonyine bariyo. Habayeho rero igikorwa gitunguranye cyo gusahura abanyarwanda, ndetse bamwe na bamwe bagenda babigwamo, abandi babasha kubicika. Nibwo buryo, muri ubwo buryo bwo kubicika, bamwe bagiye bahungira mu bene igihugu b'Abazambiya, abandi duhungira kuri ambasade. Abo twari duturanye twari tubanye neza b'abene igihugu bahise bambwira inkuru bati abaforena, abanyamahanga bene wanyu barimo barasahurwa. Narakinze nsohoka njya gushakisha ku miryango ya bene wacu bacuruzaga, nsanga bose bakinze. Ubwo nahise mpura n'imodoka irimo umutwe bita ngo nabakada, abenshi nibo bagendaga bakora ibyo bikorwa. Sinongeye gusubira aho ngaho, ubwo nahavuye sinasubiye ukundi. Korora nahitaye kuri polisi banyirukansa, baranyirukanyije ngiye yari iri gukorwaho ibibazo bya ambriage, noneho banyirukaho banirukangiye ndahita. Yarari ahantu haparitse imbere ya polisi kubakanishi, icyo nabashije kumenyaho bayikuyeho amapine baratwara, ibindi nta kindi nongeye kwimenyaho na kimwe. Wahamagaraga umuntu wa taxi voiture ngo aza gutware, muri icyo gihe bari kwirukanka bamuhamagara imodoka ikazi gaparika aho wihishe, wasohoka bakubona ngo niba ari umunyarwanda ntabwo ndi umutware, batumariye abantu namwe ni mubamare.
murumva byamara kugenda gutyo ubwo wari uguhisha ati subira mu nzu ugasubira mu nzu bakazana twamagaye taxi voiture zigera kuri enye banga kudutwara baza twasora ati abangana yo ku Rwanda nibo batumariye abantu tugasubira mu nzu ko kuri ambasade ko yagereyo nayobowe n'umutaxi voiture kandi umutaxi voiture nawe namuhawe n'umupolisi wo muri karitsiye aho abaturage bampungishije banyinjiza muri rugo rw'umupolisi banjyana n'ibikapu banarira abana kubisa. Ambasade yaradufashije cyane twarahageze tuhashyika bwije n'akabwe ba mbere bahageze tuhageze tuhasanga nyine umusekirite ahamagara abayobozi ntabwo yatinze yahise azaratwakira aradutegurira aho tugomba kuba batuzanira ibyo kuraramo batuzanira ibyo kwambara tuharara iryo joro twenyine bwakeye mu gitondo abantu bose bamaze kumenya nyine aho bagomba kuba bakirukankira babona ibintu byakomeje gukomera. Nyuma y'ibyo by'icyo gihunga niho twe twahise twinjira muri ambasade yacu kuko twubwacu ntacyo twikangaga nta n'urwikekwe twari dufite rwo kuvuga ngo twatinya kwinjira muri ambasade yacu. Cyambere nashimira leta yacu ni nziza umuntu utarajya mu mahanga ntabwo yamenya ubwiza bwa leta yacu. Icyo nakongeraho gusa ni ugushima leta y'u Rwanda imiyoborere myiza ndetse n'intumwa ziri hariya mu mahanga zihagarariye u Rwanda nshingiye aho narindi mu by'ukuri biragaragara ko leta y'u Rwanda itandukanye wenda n'andi mareta y'ahandi atandukanye. Ikindi nakongeraho nuko abanyarwanda bagenda bajya gukorera hirya no hino mu mahanga bakwiye kujya baba hafi cyane y'ubuyobozi mu gihe cyose haba habayeho akabazo bakifashisha ubuyobozi kuko nibwo bufasha mbona bwihuse bwo kuba batabarwamo. Gusubira muri Zambia ntabwo nabimenya bitewe uko ubwanjye mu bitekerezo byanjye numva nasubira muri Zambia u Rwanda ruramutse rumaze kugira ku ntera yo kuba bahereza umuntu visa nk'iyu mwaka ukabamo mu mutekano uzi ko uyu mwaka nzawukoramo icyo nzaba nabonye nzataha mu rugo nongere nsubira ariko ku bwanjye mu buzima nabonye hariya ntabwo kuba igikomere mfite ndumva ngiye ntasubiraho vuba. Ubwo ngiye ku bwanjye sinzi numva ntasubira ariko nyine aho ibuye rigiye ni uruzi rujya wenda koko ibyo byangombwa bibaye ngombwa ko babiduhereza twajyayo tugakora kubw'uko ubuyobozi bwacu bwamaze gukomera buri wese azi ngo uyu munyarwanda ni mutunga n'urutoki turahita tujyana ku ikoti. Ibyo gusubirayo ubuzima bugenda buhindagurika ntabwo nahakana ngo ntabwo nzasubirayo ariko ibyo mu gateganyo ko gusubirayo simbiteganya vuba maze kumenya ko hari impinduka yahabaye y'umutekano ku banyamahanga rusange nshobora gusubirayo ariko muri kino gihe ntabwo mbiteganya vuba. Ni ukuvuga ngo gutya ndibaza nti ndajya mu bukode nta n'igiceri cy'icumi dufite ahangaha gutya turi nkibaza ndashyikira muri famiye ndagenda umugore n'umugabo nanjye byanyobeye ni ikintu ndi kwibaza ntabwo nzi uko ndi kubyumva. Hano mpagaze ubu nta n'igiceri cya 5 cy'u Rwanda mfite n'icya Zambia mfite amafaranga 10,000 by'amazambia gusa imbere n'inyuma ni nk'amafaranga 1,000 cya hano niyo mafaranga mfite imbere n'inyuma mu mufuka. Ariko ubu ndakubwira ko naje mfite amafaranga yo bitatu kwa y'amazambia niyo mfite yonye ni nk'J175 y'inanga nayo ni nko kuyareba nk'amafaranga cyakwereka umuntu utera amafaranga arabakoresha. Nje nk'ikintu nasaba ni nk'ubuyobozi ko yambone icyo cyangombwa nakoreshaga kuko amaboko ndacyafite n'amaguru nibyo nakoraga nabyibukaga nahari narabikoraga tuka niyo naranguzaga ntubu rwose nahita ntangira akazi iyo ntera numva ko nakongera nkayigera. Ibyo ari byose mu Rwanda nta kintu navuga ngo hari icyo nari nahasize niteganyirije ariko bitewe na bene wacu twabanye neza mfite icyizere ko nzasubira mu Rwanda nzifasha mu Rwanda kandi ikindi ndi wa muntu utijena imirimo yose ikoreshwa amaboko mbasha kuyikora nkiteza imbere. Ubuzima naheraho kuko nge n'ubundi nari nagiye nsize umuryango wanjye wose
ni umutungo w'ubutaka, uretse ko ubutaka bw'iwacu budatanga umusaruro ushimishije.